nagumye ahindaguranya izo nyashi umunsi yakuyemo akarara kagenda azamenya impamvu indirimbo y'igihugu batashizemo igitoro cya rap inshuro zirenga 100. tangira ufatira imiti ku gihe nawe ntututira gufata imiti uraducika mu minsi mike. Ariko rero salisa abantu duserebura byinshi ariko abaserebuye iyi viziyo banza bari abashingwe kabisa. Nguki nyamara wowe nabya nyamara ariko waruzwa gutuka umuntu ntacyo umuhoye bihanirwa kirahari cyo mbivugiye kandi cyanambabaje kandi narabivuze. Ubwo wabana ugiye kuvuga ko wabonye James kuri wifi tokasha ahubwo wowe utangiye gutomboka ugize ngo urumva uri kuzamura umunwa naranavuga kandi icyo biri gusaba no gutega utwuho nkakubwira ngaho mbwira. ariko man urubyiruko bw'ubu vipi original tu urabona tutari injege se nginjege ngicyo ndi kuvuga niki muracyagira ubwenge cyangwa mwararozwe haruzwe wowe uri kubona ibidahari urabona handi muri serumu naho muzajyayo uragira birabasiga amahoro ariko rero ukabona babuza abana kureba filimi mwese mwabaye indindagize ngaho salisa ngiye kubona ishyano ibyo bintu nibiki cyangwa sho hari ikintu bafashe kiri kubigutera reka nacyo ahubwo icyo ndi kukubwira ntabwo uri kucyumva reka shishoza neza na koteri nambaye kandi salisa kakuma kayunguru ibyo wumvishije mbanza karahiye igihe nakavugiye pe nta kintu urumva mu byo navuze wibizenguruka shwanyaguza urukunyereza oya nabyo gushwanyaguza ariko urubyiruko murananiranye ngo ariko man ibaze ko ku mugoroba nijyaniye na mukecuru wanjye ku gasantere ibaze ko nanyuze kuri ba bosi batangira guhindukira nk'abari kureba inkumi mukecuru ariko mana yanjye ntubona irari ryanjye niriramuka rigeza uzanyure kare mukecuru wa mabimbe ibaze sha cyakusa cya mama wawe cyo sha nakibomarira kuko si ubwiza gisigaranye nyashi n'ibindi nafa kurondora muri uyu murenge namba 1 ariko mana yanjye kuki ibi ngibi utabicyura kare mugana salisa uzi kurimbwa nawe nizeraga mu bakecuru shabyura nakumvisha ibanga nagurize nuzi kagakono gashaje karyoshye imboga se ukaryoshya imboga ubwiza ubuze kububona muba mungana none utangiye kubona mu bakubyaye oya shamabi usibye kuri kwigira nkana mama wawe asigaye akubiye kandi nubwo bucecuru uri kuvuga nge sinjya mbubona beautiful day sha uzakora ishyano iryo rari ryawe nirutagutera umwakuriza gutera ishabo sharurera wana hapfu wavutse si umupfakazi se njye ngomba kwita ku itegeko ry'abafunzi kubakira abasenyewe se oya hanyuma niki kutanyina ku rugo rw'umupfakazi utamubajije ikisha umugabo ariko rero abantu mwabaye ibyihebe kuba uhubutse ngo ni umupfakazi ukiruka n'ubu usanze guhura nawe itupfa nakemera nkapfa no happy no life rest in peace kabisa wizize naririrwa ariko kavu nabaho nabonye umuntu witamika ni kajorite oya ni Twiri yabaye iki kisefem nari ngubajije ngo yabaye iki oya shaka vu Twiri akubiye tu mu bantu nsigaye mfata nk'intware zanjye Twiri ni uwa mbere ubwo nta kindi ubwo wabona wateje akavuyo akakugwanirira none utangiye kumwita intware mwongera bazagusoka ariko nubwo babeshye ngo abagore bagira umunwa wowe ugira utugamba ubutwari bwe nari bwabukubwira cyangwa mu matwi yawe harimo akabazo mbwira amatwi yanjye ni mashya my lord Twiri ari kurya ibyana n'ikimenyimenyi naho bari kumarana kabiri nibwo butwari uhoze uvuga nabwo udafite nyashi ntiyakwiteza nagumye ahindaguranya izo nyashi umunsi yakuyemo akarara kagenda azamenya impamvu indirimbo y'igihugu batashizemo igitoro cya rap kavu life is guca ubuzima n'ibyishimo ntuze kumbeshya ngo wowe ufite ibishoro ntiwabikora toka mu izina rya Yesu njye kavumu mfite indangagaciro ngenderaho sinjya niyandarika bene ako kageni kavu wana ntitubisakuze mama wa mama y'imbuheruka kumubona rwa rucecuru rw'ibibuno se yego sha ari amatoso pe ngo ki biriya bibuno ujya ubibona hanyuma se mbikureho iki shaka vu kwirarira ni bibi nitaye ku banci intege niyo yaba amafaranga nayamwihera guki niyo yaba amafaranga nayamwihera vurema ariko sha mujya mwibuka ko indwara zibaho reka indwara nta kazi kazo ariko waba ucuramye nk'idabe biriya binyasha ubona byazamo indwara icya mbere narisiramuje reka mbazanire ko mu matiro nkwitegereze neza
uvuze gute? Icya kabiri ni n'uruyobe kuko waba utagira ubwenge ririya zuba waribeshyera ibigwara. Udakuba jya ukoresha ubwanwa ntabwo buzashira. Urajya kuzana ubushishinga inzobe na nyashi nta ndwara bibamo. Sida n'ibindi bigwara navuze iyo bigiye kujya mu mubiri biyatoranya. Jya ukoresha ratete gusa mumenye ko kwirinda birita kwivuza. Niyo wazana amapingu 350 niwambuza ziranyasha. Turashize none. Wanze kumva yanze no kubona. Mu nzu uzaba uri muri saru umutabashije no kumara agakombe k'igikoma. Nibwo uzamenya ko amagara aseseka nayorwa. Ariko twi numvishe ngo wa mugore wawe waramutaye. Kere cyane nanakuze ikintu cy'ubucucu. Ikintu cy'ubucucu kigiki. Ubu nibwo namenye ko wishuka ugashaka umugore ujya ngo ni mwiza ukabona amurenzeho sha. Ibyo bizahoraho. None se habaho umuntu kamara? Atabaho. Ariko umuntu wamushatse nta nyashi nta bwiza bugaragara. Kugira ku bantu nagera umuntu uhindukira. Icyo nicyo wamwangiye twi. Nanamusibye mu mutima wanjye. Wabona nabyo ari iby'umumaro. Sinumvishe mu ijambo ryahindura ubuzima birigata avuga ngo biba byiza gushaka amafaranga utari kumwe n'umugore. Reka sinabaho nta mugore mfite. Wahise uzana undi? Wawe nawe unazanye ahubwo umupfakazi muturanye ari iwanjye. Uriya niwe wanjye. Uriya w'ibibuno? Uriya niwe wanjye. Bigenze biteze? Twi muravuga wa mugore wahabi ya mbere wapfuye. Ngwiri utagira akaguru. Reka undi mupfakazi duturanye se ninde? Nuzi umugore w'ikiyobe w'ibibuno binini hafi ku mugezi. Yesu mwami. Twi kugiye kwirahuriraho umuriro. Umuriro nyabaki? Uramenye mutaba mwararyamanye. Jesus. Dore we byarari ry'abantu. Ura n'umugore wanjye. Twi ipfire rwiza. Ipfire rwiza. Ubu warabikoze. Inshuro zirenga 100. Tangira ufatira imiti ku gihe. Sanitize. Urabeho. Mana we. Njya gufata imiti. Ntago ndiyakira. Kwibure. Kumbona yagaye vipi? Sesa byorere. Ntago ndiyakira. Nguki? Ntago ndiyakira. Bikugendekeye gute muvandi? Nuzi handi twagwanejo bundi. Kwa mureka tete se? Naho ngaho amajoro haraye iminsi wahamaze. Ntushaka kuyicuza. Uzatura ubwoba abandi sha. Bira bitenge byose yambara ninjye mbigura. Komeza ugura. Nyitoro n'ibitotsi kandi ngonera. Nyitoro no yiki? Sha tuza nzamugutwara. Salisa buhagaze. Dukora iki? Hajya mureka tete se umugore wawe? Nuwa mbere mu bambere no mu maraso. Aka kanya rero tuvugana apfireshe hashika yishwe na sida. Nawe nitutira gufata imiti. Uraducika mu minsi mike.